abantu muri kumwe bakabije kuba benshi. Muramutse mutsinze ingabo zingana gutya mwanyiyemeraho. Hari igihe ibintu bisanzwe bidukorera bidakora, kuko biramutse bikoze twakwiyemera ku Mana, kavuga uti kuva nabaho ngiye navutse n'umunyabwenge. Abantu bakizwa ari abanyabwenge, abantu bahora baba mbere, bagera mu kazi bagaperforminga ku rwego rwo hejuru. Akenshi bakijijwe baca mu gahe gato cyangwa karekare bitewe n'impamvu ko gusa nkaho ubwenge babubuze, kugira ngo batazishingikiriza ngo n'ubwenge bwabimpesheje. Abanyamafaranga bari bayatunze bitunze, ari abantu bazi gukora, bakora bagahirwa, bafite n'akaboko kwiza, akajya avuga ati ngewe ngira ukuboko kwiza, ikintu cyose nkozeho kirunguka. Ikoze muri Yesu rero, kugira ngo ejo utazatwiyemeraho. Ukuboko kwiza kugafata ubusa, ariko ntibiherayo. Iyo umuntu agumanye n'Imana, haleluya, igihe kiragera Imana ikamugarura bya bindi bikubwe kenshi, kuko biri mu icyubahiro cy'Imana. Akajya abwira abandi ati si ukumenya gukora, sindi kimenyane, ngo abiringire Uwiteka, ngo abobo gutabarwa kwabo guturuka ku Uwiteka. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu amara kumenyana n'Imana, ikimenyane cyo mu isi kikanga gukora, ko tubura akazi uziranye n'abantu bose, kugira ngo amaso yawe yahanga Uwiteka. Ngo mwanyiyemeraho mukavuga ko mwari benshi. Bagabanye kugeza igihe basigaye ari 300. Nuvuga ngo ibyo bibindi nizo muri n'ubundi bazikubitaga ari 300. Kandi mwibuka ko barimo barwana n'abantu ngo bangana n'umusenyi. Kubaho kw'Imana, niba kubaho kw'Imana kwaraje kuri Gideon, umugabo ufite ubwoba, umugabo uvuga uti Imana mirimo yawe twarayumvise ariko yabaye expired, ariko kubaho kw'Imana kukamuzaho, kukamukoresha iby'ubutwari, agakiza ubwoko bwe muri iki gihe. Abamidiyani bakamburwa imbaraga, Israeli kongera igashyirwa hejuru, ubuzima bwabo bukazuka. Kuki nkubwira aya magambo yose? No kugira ngo unyemerere wifuze uku kubaho iyi presence y'Imana. Mutima wawe binyoterwe, mutima wawe bikumbure.